ikintu kibiterana gushaka amafaranga cyane, gushaka icyubahiro. Ubundi umunyamasengesho yabaga ari umuntu usuzuguritse hasi y'abandi bose. Uyu munsi umunyamasengesho niwe ushaka icyubahiro ngo abantu babimenye ko adasanzwe, ngo aratwika, ngo arashwanyaguza. Hari uherutse kuba turi gusengana kuri telefone, yarampamagaye aravuga ati ndi umukozi w'Imana, nanjye hari ibyo Imana yanyeretse nubwo umaze iminsi usengera. Simuzi yakuye nimero zanjye kuri YouTube. Arangije aravuga ngo ndashwanyaguza, ngo ndasharatura mu izina rya Yesu. Dayimoni uramusharatura ko kuva wabaho nanjye nabaho, ko dayimoni atarapfa. Dayimoni arahunga ariko ntago apfa. Aravuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwebwe. Ubu njyewe ndi urusengero rw'umwuka uri muri jye. Ntawabasha kunyirukanamo umwuka ndimo, kuko uru rusengero, uyu mubiri wanjye nirwo rusengero umwuka atuyemo. Yigeze yifuza ko wazava muri we, ahubwo aragira ngo wowe wari waravuye muri we garuka muri Yesu. Haleluya. Ndaguhenda ngo ugaruke muri Yesu. Ndakwinginga ngo wongere ugaruke muri Yesu. Kumugarukaho nta cyiru biguca. Ntabwo ari umuntu ngo akubwira ati rero buriya wari waragiye kugira ngo ugaruke ndaguca amande. Yesu ntabwo aca amande. Amande y'umuntu ugaruka kuri Yesu ni ugukubita ivi hasi ukemera intege nke zawe.